uyu mugore dusoma hano yari agiye kuvoma ku iriba rya Karari ryaturutse kwa Yakobo rikamanuka kwa Yosefu rikamanuka mu maso bene wabo rikaza nawe rikamwituraho yisanga nawe ari havoma kandi ngo aya mazi bayasangiraga n'amatungo nje hari ibintu bitsetsa urabye ukuntu yarakomeye kuririra hari kandi amatungo burari rya bari hene ari intama ari imbwa zose byose biba biri yitwa amatungo yo mu rugo amazi usangira n'amatungo ubundi Karande zose abantu bazisangiye n'amatungo urumva amariba ya Karande yose abantu basangira amazi n'amatungo ariko rero uri kutaba amazi ibiryo by'abana n'imbwa zibirya uri kutusaba amazi yacu dusangira n'amatungo kubera ko ba databuja basogokuza bose byari Karande yaje gusanga kankabwire gakeya buriya amariba atandukanye n'isoko numva mu iriba hajyamo amazi yaturutse ku misozi yamanukanye bya bintu byose n'iki byose ariko nyine isoko yo amazi ava mu ndiba yego niyo ushatse kuyisiba ipfumurira ahandi kuko iyo ushatse gusiba isoko ipfumurira ahandi mu rwego rero rwo kugira ngo amatungo kubera ari kuba menshi ari kubarusha kugira ngo rero batagire sheke amariba agomba guhura cano ziri gucomekwa na azajya baraberekera bari yagenda hari nuko nguko abantu bazanye YouTube ntabwo cyari kumenya uko bizagenda nabonye cano ngo zisigaye zihura zigakora nk'ikitwa collaboration ugasanga kuri cano hari ibintu bine bifatanye n'aya mariba niko bimeze niko amariba agomba kukumva ariko hari ibiriba nabonye kuri TikTok we hasigaye hari icyo bita ibiriba ati mumbure isi amariba ari kuri TikTok tuzatungira agatoki ijambo ry'Imana niko ryavuze ngo bazakubita hirya no ngo hazabaho inzara n'inyota kandi iyo nzara ntizaba ari iyo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa ngo azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana ngo bazakubita hirya no hino ariko ntibazaribona abantu bari gukubita kuri TikTok bagakubita kuri YouTube bagakubita bajya mu rusengero asinziri sawa urumva Yesu atangiza itangazo avuze ati abafite ubwenge ni muze mujye kuvoma ku isoko ibintu by'amariba mubirekere izo ntare mubirekere izo mbwa mubireke ikibazo ari abantu bari guhurira n'intare n'imbwa n'iki byose ku mariba kandi Yesu ababwiye ko iby'amariba byasibanywe bagomba kujya ku masoko ahubwo hari intare zigiye kujya zibacagagura zibacamo kabiri bitewe zibabaza ati ntabwo mwumvishe itangazo izi ntare buriya zigiye kuzajya zibabwira ko amatangazo yatanzwe twe twarasangiraga ariko ubu ngubu byaracangutse yego abakristo kandi Yesu yishakiraga umusamariyakazi ntiyashakaga intare y'Isamariya ntiyashakaga intare y'Isamariya yashakaga umusamariya wari wifitiye 5 yego none rero intare bazisigiye ahantu hazo zigomba kubikora uko zibyumva ariko hari abantu bakiri kujya ari abasamariyakazi bakijya kuvoma muravoma iki ko amariba yazibanywe kubera ikibanza amazi ngo turacyashaka gukora indi byarangiye kera ejo natashye ndi kumva indirimbo nuzura umwuka wera uri kumva Golgotha ndagusuhuje neza kandi nguhaye ikaze Imana amahoro y'umugisha wagize neza kuba uri umwe mu bakurikirana ibiganiro byacu buri munsi ku munsi nawe utarabikora I beg you ndakwinginze kora subscribe kugira ngo dukomeze twagurire umuryango like comment yawe iremewe ibintu bikomeze kugenda neza ngewe ugusuhuza nitwa Prince Robert muhungu wanyu murabizi ko ndabemera pe sana niyo mpamvu abantu benshi bashaka kunkura hano ngo njya ngagaruka bano ndavuga ubutumwa paka ku munsi ku mwuka wanyu shada uri kugenda usabuka Prince Robert Rwanda ndabona yagarutse rwose Imana ishimwe cyane rero Imana ibamugisha mbaha ikaze iki kiganiro cyitwa Gospel Talk noneho iyo nahuye n'amasengesho tuhita dusoza muri rya jambo rivuga ngo 2 cyangwa 3 iyo bateranye burasura amasenge ari igihe nungukira donc twakoze ibiganiro guke ngiye ntabwo inyungu ari wenda dutera kamera nyine nayo wenda ishobora kuzaho kuko nge cyane yangira monetize
Imana ishimwe cyane rimonitize uri kumva ariko ikintu kinezeza nuko natwe ubwacu nyine donc twongera kuzuzanya amavuta mu merezo tugashyiramo hari ukuntu duhumeka Imana nanjye nyine ngumva ndaryohewe tureke n'ibya YouTube buriya mwebwe mu byumva twe twararangije kubyumva ari nige mu byumva turyamye twagiye ariko iyo duhuye kuko buriya abantu babiri bashobora guhura abenshi buriya umuntu aganira icyo afite umuntu agatanga icyo afite nakubwiye ngo umuntu asa n'icyo akora uyu munsi rero tuje muri topic ndakeka amasengesho ameze neza twahoranye twasoje ikiganiro cya mbere dukora n'icya kabiri dukora n'icya ibi biganiro tubikora umunsi umwe tukabishyiraho mu buryo bugiye butandukanye ntabwo duhora tuza kurebana niyo mpamvu nayo bagiye ngo mushobora kubireba bamwe twagiye muri siporo abandi ariko twebwe ubwo nk'uyu munsi wo kuwa kane ni umunsi Imana iba yashinye ko tuwishimiramo nabyo ni by'imbaraga nabonye umwanya w'abantu usigaye ari intambara cyane rero ngo haye ikaze mu kiganiro cyacu dufite topic ivuga ngo mbese iri buvomeraho ni riba rihe ese abaguha amazi abavomesha donc bo bakuvomera ahantu heza nta biroha birimo reka twinjire muri icyo kiganiro gutyo unyibukije Gideyoni ngo Imana imubwiye ati rero bakabije kuba benshi uziko nabonye bararobanuwe n'amazi yego ngo arabate manura bose bajyane ku kagezi hanyuma nugerayo ubacunge ubitegereze uko umuntu ajyamo ujye umushyira ukwe bose baranywa gute Imana yamubwiye ati ndabizi hari abaranywesha amashyi ubashyira ukwabo hari n'abaragenda bakaja bagize ururimi nk'imbwa ubashyira ukwabo hanyuma Imana yamubwiye ati ndakubwira umwanzuro nyuma Bibiliya iravuga ngo abanywesheje amashyi bari 300 abandi bose bapfuye gukubitamo umunwa baranywa baragotomera ibaze nawe kugenda mu mazi atemba ugashyiramo umunwa ukanywa nk'inka aravuga ati rero abo 300 nibo bagomba kujyana nawe ku rugamba abandi bantu banywesheje umunwa baje bagije ururimi nk'imbwa abo ntabwo ari abantu bakwiriye kujya kurwana n'abamidiyani babwire batahe Gideon avuga ati se ko ari bo bakeya banywesheje amashyi ko ari bo bakeya Imana yamubwiye ati nicyo nashakaga kukwereka ko ntakirisha ingabo nyinshi ubundi bakeya bazi ibyo bakora nibo murana nabo hari abantu rero babona iteraniro ryuzuye oya ahubwo no mu by'ubuzima busanzwe kuva kera ku bwa Gideon n'uyu munsi Imana yacyakora n'abantu bakeya n'inzira yaranisobanura avuga ati hari ebyiri igihogere nifunganye inyurwamo n'abake Mana niyo impamvu itiriwe yagura inzira tunyuramo yabizi ko ari bake bazayinyuramo kandi hari ibintu nyine tutagomba kugendana kuko kondisiyo y'iyo nzira hari bisaba gusiga byose gusa usibye umusaraba Yesu yasize inzira inyuramo umusaraba uwikoreye ngo unyurayo ukagenda ibindi bintu by'akavuyo ukabisiga andi mahage yose akabanza gukurwaho kugira ngo ubashe guca muri iyo nzira Imana ibwira Gideyoni iramubwira ngo rero abo ngabo bake nibo nshaka kwihesha icyubahiro yabaremyemo amatsinda 3 bigenda kwa kundi navuga ati nta nubwo bararasa ndashimira Imana yuko bakeya ntibanabasaba kurasa ahubwo Uwiteka agomba kunesha imbere yabo ngo nuko bati we mukora amatsinda 3 hanyuma rero itsinda rya mbere urigendemo irya kabiri irya gatatu hanyuma mwikorera ibibindi birimo ubusa mujyane nimuri mugende muzinguza abandi mufata amakondera mukubita ibibindi hasi muvuge ngo kubw'inkota y'Uwiteka na Gideyoni ndakwereka icyo nkora uko niko byagenze abamidiyani ubwabo baricana buruzi ko inkota z'abamidiyani arizo zizabica n'inkota y'Umufilisitiya niyo izamwicira igihanga ntabwo Goliyati ntabwo ari ngombwa ngo Dawidi ajye kurwana Dawidi icyasabwa n'ibuye tegereza Dawidi yajyanye ibuye ariko inkota ica igihanga ni nyirayo wari uyifite sureba ibi bintu by'isengero abantu bagiye bubaka bakabuyobya ubutumwa bwiza bakanga ko abantu babwiza ubutumwa bwiza muzayikuriraho ibyo bizabirangiriza kuko Bibiliya ivuga ko antikristo maraya uwo nguwo bazamufata bamwice banamucuza donc ubiri dini rigiye gukorana n'umuhanuzi w'ikinyoma mu gihe gitoya ariko byonyine kizabakurikira kizaba gikomeye cyane
kizaba gikomeye cyane. Rero inkota zizica abafilisitiya n'abamidiyani baba bazifite ku itako, nibo baba bazigendarira ku matako. Ntabwo biri kure ibyo abantu bavuga, ibyo abantu bakora, ubuzima abantu babamo, amanyanga abantu bajyamo, niyo ubwayo azabirangiriza. Ariko abantu bera b'Imana icyo bagomba gukora ni ukugenda ku itegeko ry'umwami, bagakora ibyo ababwiye, kabone nubwo byaba bisuzuguritse. Nawe tekereza kubona abantu bifitiye ibibindi bikoreye na buji baje gutwa. Bibiliya ivuga ngo ziriya ngabo z'abamidiyani ngo zaba ziri mu kibaya zimeze nk'amarumbo y'inzuki, ariko ngo bazigiye kubona zari ziteguye abantu bagiye kuzataka, babona abantu 300 uremyemo amatsinda 100 bikoreye ibibindi birimo ubusa, wese batuzaniye akagwa ko kunywa, badutinye none baradutuye, bahinze umushyitsi baje kudusaba imbabazi. Buriya urumva iyo umuntu yikoreye cyambere abamanitse amaboko, ari ukuboko gufashe, ariko ngo umwe muri bo ngo yareretswe nijoro umwe yari yeretswe, bagira ubwoba baranatinya ngo yerekwe irobe rya sayiri ritembagara, we ragenda ryikubite ku ihema ryabo ngo rigwa rigaramisha inzozi maze. Ubundi mu by'ukuri abamidiyani ntibarota, n'abarose ntibazi ibyo barota, ko barota ibyo mu marimbi basimbuka imva, urumva nibyo ngibyo barota. Ariko iyo Imana ishaka guha ikimenyetso cy'ikiranutsi y'Imana, ubundi umumidiyani ararota hagahita haboneka n'impano zo kubisobanura. Gideyoni yari ari hafi aho ngo yumva uwo Imana ihaye gusobanura, avuze ati yababa, ati nibyo urose, ati ko dupfuye, ati inkota y'Uwiteka. Ibyo bivuze ko Imana itutanze mu maboko y'abariya b'Isirayeli, ubwo baraturangiza. Iyo ni inkota y'Uwiteka. Uzi ko aricyo cyatumye bamara navuga ati wica nabi, reka twirangire. Urumva hari ukuntu Imana ijya ibateza gusubiranamo mu izina rya Yesu. Kandi turinginga Imana kugira ngo inkota yayo ijye mu babisha, ijye mu biturwanya, mu biduhiga, mu bitugerageza, mu biduhagurutsa, mu izina rya Yesu Kristo, ubwabyo byikorereho gahunda. Twebwe iki tureba ni ukujya aho Imana ishaka tujya, tukavuga ibyo Imana ishaka ko tuvuga, tugakora ibyo Imana ishaka ko dukora. Ahasigaye uburyo izarwanya ababisha niyibizi. Urugamba ni urwa Kristo, ni nawe ugomba kurunesha. Reka twikomereze tubaze umuvomyi ngo uvomera yeke. Ubundi umuntu avomera. Rero abantu benshi bafite imigezi, ese bari kukuvomera, bari kukuvomera ibirohwa. Abantu benshi bafite imigezi bagenda bavomeraho igiye itandukanye, ariko muraza kunyemerera nifashishe nk'umuntu umwe wagiye kuvoma bita umusamariyakazi. Ni inkuru dusanga mu byanditswe byera, mu butumwa bwiza bw'Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 4 n'umurongo wa 7. Avuga ngo umusamariya aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa, ngo kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda kaba umusamariyakazi uransaba amazi uti? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja ko udafite icyo kuvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura hehe? Mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abe n'amatungo ye. Yego. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Amen. Turakomeza. Abantu benshi bamwe bavomera ku mariba ya za Karande. Uyu mugore dusoma hano yari agiye kuvoma ku iriba rya Karande, ryaturutse kwa Yakobo rikamanuka kwa Yosefu, rikamanuka mu baza bene wabo, rikaza nawe rikamwituraho, yisanga nawe ari havoma. Kandi ngo aya mazi bayasangiraga n'amatungo. Nje hari ibintu biteza urabye ukuntu yarakomeye kuri iri riba. Hari kandi amatungo burari ryaba ari ihene, ari intama, ari imbwa, byose biba biri. Yitwa amatungo yo mu rugo.
amazi usangira n'amatungo ubundi karande zose abantu bazisangiye n'amatungo urumva amariba ya karande yose abantu basangira amazi n'amatungo ariko rero uri kunsaba amazi ibiryo by'abana n'imbwa zibiryaho uri kunsaba amazi yacu dusangira n'amatungo kubera ko ba databuja basogokuza bose byari karande twigeze turenga harino riba riryo tuzi Yakobo yayanyweyeho abana baranywa abuzukuru baranywa natwe abuzukuruza turaje wowe wadutute uza kumbwira ngo ninguye ku mazi yanjye rero abantu benshi bafite amariba menshi bavomeraho hari abavomera ku iriba rya Yesu bavoma amazi y'ubugingo hari n'abavoma ku iriba rya Yakobo bavoma amazi y'ibirohwa kandi Yakobo wibuke ko yitwa Isiraheli yitwa Isiraheli ubwoko bw'Imana ngo ni ubwoko bw'Imana urumva nyine ni naho abantu bacangirwa hari amariba abiri ariko yose ameze nk'afite amasezerano ariko ijambo ry'Imana nk'uko ritubwira ngo isezerano rishya ryaziye gusazisha irya kera ni ukuvuga ngo kutamenya amakuru ngo umuntu agendanye n'amakuru agezweho bituma abantu bakomeza kunywa amazi y'iriba rya kandi icya mbere ni amakuru ikintu cya mbere ni amakuru akaradiyo kagomba kuba ku musego isaha yagera ukabuze isaha yayo ugahita ujya kumva amakuru agezweho uyu mugore yari ariho ari mu bintu bya karande ariko adafite amakuru gusa izo karande zimeze nk'izari zirimo umugisha kuko Isiraheli ubwoko bw'Imana bwahawe umugisha Yosefu Yakobo urumva ko byari ibintu nyine bisa n'ukuri hari umuntu wangoreweho witwaga bisa n'ukuri yari mudugudu wacu nkunda kumuvuga ariko umuntu wamwise ngo bisa n'ukuri hari ibintu byinshi bisa n'ukuri iri riba naryo urirebeye inyuma bisa n'ukuri ukurikije inkomoko warifukuye abanyweye amazi ko byagenze risa n'ukuri ariko ukuri kwataye agaciro ukuri kutakigezweho ukuri kutakibasha gukiza abantu ariko hakaba hari ukundi nyir'ukuri noneho uri kubyumva nyir'ukuri noneho yiyiziye yageze ku iriba abantu bahitamo ukuri kwataye agaciro kuruta nyir'ukuri ese reka tuvuge ukuri na nyir'ukuri umuntu ntakwiriye guhitamo nyir'ukuri kugira ngo abe mukuri umuntu ntabwo agomba guhitamo ukuri kandi areba nyir'ukuri ni nk'uko nyine wafata ijerekani imwe bakakubwira ati hano hari amazi hari robine ivamo amazi hari n'amazi avomye ari mu ijerekani uti nditwarira ijerekani umunsi yashize watwaye robine ukazajya uvomera n'abandi uyu mugore rero yari agiye kuvoma ku iriba ryataye agaciro ry'amazi abantu basangira n'amatungo ariko ahasanga noneho ngo utanga andi mazi y'ubugingo kandi uyanywa atongera kugira inyota ariko aramubwira ati wowe ufite ikibazo amazi yawe ndumva ari sawa ariko ufite ikibazo uri umuyuda kandi njye ndi umusamariya yaba gukizwa byemera umuntu agakomeza akisambanira ni iki kibazo gihari cyazo cyanyu bavuga ngo Yesu ategeka uko abantu bambara ngo ategeka uko barya ngo ategeka kujya barabagenga ngo ababuza ngo kujya guceza ibintu byo kujya muri za boîte de nuit ntago ngo mubyemerewe ngo ntago shaka ko niba mbonye yaririmbye yasoza tujye mu bya Bruce Melody tujye mu bya Bruce Melody tujye mu Genzi comedy duseke twanyuke ikibazo muri abayuda kandi imico yanyu ntago ihura imico y'Ubuyuda ntago ihura natwe aho rero kugira ngo tugire tuze muri ibyo bintu byacu twe twikundiye amakomedi n'ibiki nimujyana ayo mazi yanyu nubwo ari ay'ubugingo tuzakomeza twinywere kuri aya ngaya yo kwa baposo twisangirira n'imbwa n'inka n'amatungo yose na bya bikururuka byose Imana yavumye byose nubwo tuzabisangira ariko tuzakomeza iyo tuzamuyemo amazi igihe tuzamura imituba ariko nta kibazo tubona ntajya twebwe ubwo ari igihe ari imitubu ese ubundi kuba uzagira n'amatungo wayinuba ubwo niba ari umunyorogo tuyobeyemo urakomeza umugabo umwe yaravuze ngo uriya musamariyakazi ngo yari ari kubaza Yesu ngo akuze duhuriye ukuri umudive nka umwadeperi none se ugira ngo bo bagomba kumara ibamwe buri cyama cyose gifite iriba ryacyo niyo mpamvu bakubwira ati nujya kuvomera hariya uzatubona tuzaguca uzibeshe ujye kuvomera nari ndi mu rusengero ngo tugiye kwakira umuntu se umuntu agiye kwakira yakoze iki ati naza asaba imbabazi ati haleluya atabera
ngenda saba Imana imbabazi yuko abadivantiste bambwirije ubutumwa bwiza, nizera ubutumwa bambwirije njya mu badivantiste, ati ariko ubu noneho nagarutse ku itorero ryanjye, ati rwose Imana abari kwezi gutunganye ntuzongere kugwa muri ayo makosa. Ari negereje ko bavuga ati yarasambanye, yaribye, yakoze amahano, yakoze amabara, yakuyemo inda, yagize gute. Numva icyaha ni ukujya mu badive. Sajya mu badive akoramo iki? Aya mabara uzi iyo bari kubatuma ngo mugende muzana abagabo banyu, ati n'utwaranye nawe si uwacu. Ntabwo mba numva ndi gusengera hano mu baporoso, ariko wapi ati n'uyu turi kurarana wapi nawe si uwanjye, batari uwanjye tubazigiramo mu bahamyi. abantu batagira umugabo bararana n'ubonetse, uhageze ubwo ngubwo bwije akaba ari uharara. Njya ndara hano muri ADPR, ariko numva nazajya kwirarira mu icaci nkurikije aya hano muri ADPR, ariko nkurikije za worship team zabo barishakira ibisatsi n'ibintu byo uyu mugabo nta kintu. Ejo nziraranira hariya, nzajya hariya, ejo nzigira muri biriya, ukabona umuntu nta mugabo agira, ahubwo nyine uhageze n'uwararanye nawe si uwe. Buriya hari abantu badafite ahantu bahagaze, ari kuri Kristo wapaga bati rero Kristo buriya naje nzi kura amanyagura, ariko rero numara kumanyagura amazi, ubundi ngeyo mpazi kibimenyesha njya mu gisope, njya kumansura. Ubwo rero Yesu ntabwo uri uwanjye, uko mukanya harabo ndasaga mu kimansura, naje bambwira ko ukiza indwara, ubwo narakize, nari meze nabi, duhuriye aho bose. Ariko iyo umubonye ahari kugira ngo ni uwo kwa Yesu, ariko nyine mu gihe arwaye akirwaye n'uwo mwanya aba yagiye, bati ko rutanga rw'amaboko mwamaye nimero ye, urashaka iki kandi usenga, ariko wajya ugira ubwenge. Ari mushiti wanjye mu minsi yashize yarambwiye ati wa muntu, ari umuntu nyine twajyaga tujya gufasha tumuha ibyo kurya gutya arambwira ati yarakiza, ati ejo bundi yarambonye nanjye nakennye, atarambwira turacyarindagira muri ibyo bintu ugira ibiki. Ese ndi kurindagira mu biki? Ati ntabwo uzi ukuntu nari nkennye, ntabwo uzi ukuntu nari imeze, ati ntimwazaga kunzanira utwo kurya mubona ndi nyagupfa, ati sinari ipfuye nabi, nese byagenze gute? Ati hari umuntu hari ibyumba, uzaze nkujyaneyo, uzaze nkujyaneyo, ati nta nubwo aca menshi, ni inote ya 2 akureberamo akakubwira ibibazo byawe byose, agahita aguha umuti, uraza uwo mwanya bikemera. Ese wagiyeyo kandi usega wari umuhanuzi? Reka mbwire barakora mujya mu Gikagamba, bahita Ikagamba niho mvuka kuri uriya mukecuru. Ngaho rero dore wowe urahazi. Ikozera duha amakuru y'umuturanyi. Niba uzi ko uri umukirisitu, ukaba uri umukobwa w'umukirisitu, ugakinisha ukanumva n'umuntu muri guteretana ko yagiyeyo, umenye ko umugabo mugiye kubana atari uwawe. Urumva rya jambo Bibiliya yavuze ngo urubyaro uzatanga urundi. Birakora pe, mbabwiza ukuri. Yego. Umukobwa we yaragumiwe, yagera yagakareka avuga ati wowe hari ubutekereza, ati ndayigeza kanaka, avayo bayimuhaye aragusiga n'ubwenge, wicura ubana n'umugore Imana atari yarakugeneye kubana nawe. Kandi Imana urabizi ko ari principe nabikubwiye mu kiganiro cyabanje, urukumva? Niba ukanagiye mu ihame ry'uko gufata umugore wo mu buto bwawe, ubwo butomboye nabi no gutegereza urwaje, uko niko kuri. Yego. Aristori yabayeho, uri kumva, umwe yagiyeyo ari uwo mu nzu y'Imana. Urabizi ko abantu bari ku kimenyetso cy'umwami Yesu n'aba bapfumu baronda bakagati areka ashingukira hano, wowe ntago nkwemera. Yagiye rero ari ikimenyetso, avuga ati mba mubwire, bari bagiye abagore 3, uri kumva, avuga ngumva mubwire akagore we ndagira ibyo mvuga wavuye turi kucira amarezo. Ati uyu mugore uri guca amarezo hano, tubundi akagore mwakajyana. Iyo nama yari iyobeye mu bikureba, ati ndakareba ngumva nakajwigirira. Cyeke yamukubita nk'iyi nazo zigasigara mu buhamya. Rero nimwishinga abajiji mutari abajiji, ibyo birabarugwa n'imbya bitorero uzababaza. Ubwo bibabwiye nge wacu ni ibyumba hari amuruko mu Bwikagamba ndahazi, uri kumva? Yego. Yego.
yamubwiye ati nagiyeyo rero arandebera ati nabyo byarakemutse ati ubu ngubu ibintu tagati ko kuburira ngo abatuma ati se wagiyeho gute kandi usenga amubwiye ati ko wagiye ko tuzaba pasiteri twahuriyeyo ati njye nagiye mfite ubwoba nanjye ari umuntu njyanye ariko mpuriyeho n'abapasiteri mpita mbona ari ibisanzwe nese ubu uracyasenga atego ko mana yanjye ati ndacyasenga ibintu birakazaho ese uba wumva ari Imana yabikoze ati niyo ahubwo uzaze nzemera nkutangire na tike ariko uze nkujyaneyo abantu rero kandi ubwo bene abo nibo baba bari mu nsengero bashima ngo byaremeye abatera za haleluya ngo zimirambararo bakageranya amafoto ya ifoto ya kera n'uyu munsi ati bugereranye murabona bishimwe wareba ukagira ngo rirahari narinde kuvuga ibintu bisa n'ukuri ariko bitari ukuri by'abantu bavoma ku mariba ya za karande bakazamukana amazi ariko nagira ngo mbabwire ngo ayo mazi ntabwo azasoza ariko aya mariba ba minyoni bacukuye abagitwaza bagacukura uri kumva na ba Masasu na ba Izayi na ba Shehe n'abandi abandi bari kugenda bahuza amariba warabimenye bari gukora babonye duhuza amazi ko biri gukama ayo kuririba biri gukama ariko kandi tugomba kuyasangira n'inyamaswa amariba asangirirwaho n'inyamaswa yose agomba kuba afite cano zihuye wantomekeye ko ndeba kurya azajya ava kwa miliyoni akata kwa Izayi aje gusanga kankabwire gakeya buriya amariba atandukanye n'isoko numva mu iriba hajyamo amazi yaturutse ku misozi yamanukanye bya bintu byose n'iki byose ariko nyine isoko yo amazi ava mu ndiba yego niyo ushatse kuyisiba ipfumurira ahandi kuko iyo ushatse gusiba isoko ipfumurira ahandi mu rwego rero rwo kugira ngo amatungo kubera ari kuba menshi bari kubarusha kugira ngo rero batagire sheke amariba agomba guhura cano ziri gucomekwa na kugira azajya baraberekera bari yagenda hari nuko nguko abantu bazanye YouTube ntabwo twari kumenye uko bizagenda nabonye cano ngo zisigaye zihura zigakora nk'ikitwa collaboration ugasanga kuri cano hari ibintu bine bifatanye n'aya mariba niko bimeze niko amariba agomba kukumva ariko hari ibiriba nabonye kuri TikTok we hasigaye hari icyo bita ibiriba ati mumbure isi amariba ari kuri TikTok tubatungira agatoki ijambo ry'Imana niko ryavuze ngo bazakubita hirya no ngo hazabaho inzara n'inyota kandi iyo nzara ntizaba ari iyo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa ngo azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana ngo bazakubita hirya no hino ariko ntibazaribona abantu bari gukubita kuri TikTok bagakubita kuri YouTube bajya mu nsengero bagasanga ariko ikibabaje kikwereka ububi bw'abari abantu nuko naho basanze Yesu bavuga ati ko ayo niyo twashakaga ariko ikibazo uri umuyuda iyo tuyasanganaga miliyoni ayo mazi twari kuyanywa iyo mazi tuba tuyanyweye ariko ikibazo cyawe usengera icacu yawe yitwa gute ikibazo cyawe ugenda mu modoka yanga utuye ikibazo cyawe iyo mazi bayashakaga ariko ubundi ngo wayabonye ute amazi nta kigenda amazi yawe tuba tuyanyweye ariko se ayo mazi igiciro cyawe ntabwo cyerekana ikibazo nicyo kibazo cyawe ariko tukureba tukabona ayo mazi yawe wapi nta nubwo ari wowe wari ukwiye kuba uyafite ubundi byageze gute kugira ngo wisange ari wowe ufite uruba ateko se wa mugore we waje nkaguha amazi y'ubugingo ateko ubwo ubundi uzi ukuntu rino riba rireshya cyangwa ntaryo hati riba nirerere kandi nta bivomesho mbona ufite idini ryawe ribaye uzatinye iriba ryacu twivomeraho nta bivomero turatingana ariko twajyaho twanavuga ati tukumva bitizi ibintu bikanagenda iriba ryacu bakanatuburesinga bakadukorera deliverance bakadusiga amavuta mu mukondo mu bitugu ku gahanga bikaba birarangiye tukaba ibyacu byagize iri riba aha tuvomera ahantu iryo ryawe rero ariko reka dutange amakuru muri iki kiganiro katubaha amakuru cya mbere ni amakuru nyiri soko umva ukuntu yahise abwira uyu mugore ntabwo yatuma nkubwira wa mugore we
basogokuruza wanyu bavomeye kuri aya mariba ntibashira inyota. Nawe ndabizi ntago inyota yigeze ishira. Uvomera kuri iri riba usambana, uvomera kuri iri riba ukora ibi ngibi. Ngaho niba nkubeshyira agenda unzanira umugabo wawe. Aba ndi kuri iyi kamera nyoboye ikiganiro n'amasengero, abantu muhamya neza ko mukoze experience n'ubushakashatsi. Ejo natwaye n'umusiramu wari unwaye kuri moto anjyanye ahantu nari ngiye, mubwiriza ubutumwa bwiza ageze avuga ati ariko usibye ko tuba twijijisha tunaheza abantu, nsanze koko no mitima yacu yanditsamo amategeko y'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ryabwiye Yesu aravuga ngo ubwira Abisiraheli ko ngiye gushyira amahame n'amabwiriza yanjye mu mitima yabo. Nawe yarabivuze ngo mu minsi y'imperuka nzashyira amategeko yanjye mu mitima yanyu. Mwajijisha mutajijisha ibyo mwakwikozwa byose, mumenye yuko hari isoko. Erega agaciro k'amazi barakazi, iriba ryiza bararizi, isoko nziza murayizi. Ariko ikibazo nyiri isoko ni Umuyuda. Ntabwo uri kubyumva ibyo Samariya avuga wowe. Ikibazo Robert wowe, ikibazo ibyo bintu byawe yaba utabagari utari Robert, yaba byari bifite nka poso runaka, nta byari twari kubiyoboka tukabijyamo akabiha umurongo. Ubundi kuki ibintu apotre atari we wabimenye akaba ari ka Robert n'amazengesho. Mwe mufite ibivomero, ikidini kirahari, icyo kivomero mufite amatitiri aremereye mu gihugu, ibyo bintu murabifite cyangwa ahubwo atariko rero wivuga iby'ibivomesho mugore va mu yandongo. Igihe kirageze, igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo abasenga data bagahise mubwira ati usibye no kunywa amazi hano niho bahanasengeye iyi misozi. Burya amasezerano duhagazemo yatwomotse kuri iyi misozi ntaho Imana yabivugiye. Ariko tekereza umuntu urarana n'abagabo 5, ariko akaba afite ikayi y'amasengero, bari ku musozi w'amasezerano, ngari ku musozi ku isoko ku iriba rya Yakobo abakiranutsi, kandi nanone ngari ku musozi w'amasezerano. 5 twararanye, ariko umusozi niho Imana. Ariko mfite ikayi ko ndi pasiteri ngewe, nubwo maze gusezerana 5. Yego, ndiko ndi pasiteri nda poso, nubwo tudevorushije abandi bana nakuyemo inda nagize gute, ariko hano niho Imana hari urutonde rw'abana nishe mutamenya, ariko ndayitegereje. Ahanga ikimenyetso ni hano yabivugiye. Twebwe turi kuri uwo musozi. Yesu aramwitegereza, aramubwira ngo umva mugore, igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga data batazongera kumusengera kuri uwo musozi, ahubwo bazajya bamusengera mu mwuka, bakamusengera mu kuri. Batisaba bo ni bandi, amuga atabo ngabo nibo data abo ashaka ko bamusenga by'ukuri. Hari n'abantu basenga data atabishaka, hari abantu basenga ari ukuntu Bibiliya y'abacine yaravuze ngo tureke, niba yavuze ngo gusenga k'umunyabyaha ni icyaha, yavuze ngo ni ikizi. Nabwiye abantu ndavuga ngo hari igihe umuntu apfukama ngo agiye gusenga, ukabona ni nk'uko wahingukana ingurube mu musigiti uyikoreye ngo uje gusoza igisibo. Neza uri kujyana ibintu bya haramu ngo nawe ngo washoje igisibo, nawe ngo waje gusoza igisibo, ntabwo byaguhira. Gusenga k'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu bikururira ibyago, aho kugira ngo ujyane ingurube ku musigiti, vuga mureke kwirwa ujyayo. Ugiye kwiragira ku rusengero rw'abadive ntari ku isaba tuyijyanye nta kibazo, ukaba uyiziritse ukagenda ugasenga. Ariko ngo ugiye mu musigiti ngo urayitwaye, ikibazo gikomeye. Ubwo ugiye kwiremera intambara zitari zihari. Iyo rero aho kugira ngo wirwe usenga, wirwe ujya kuvoma ku mariba yo kwa Yakobo na ye hose nimba n'imisozi ngo uri kwiga uzenguruka imisozi, ibyo byigihorere. Ibyo bintu ni mu bireke. Niba utaramenya isoko imara inyota, ibyo bintu ni mu bireke. Mwabagabo mwe, ibyo bintu ni mu bireke. Mwabakobwa mwabahungu mwe, abasaza mwabakecuru, ibyo bintu ni mu byihorere, ni mu byihorere kabisa, mu byihorere mu birekere bene ibyo. Wacu yaririmbye basezeraniye, niho mwabatirijwe, niho mwaherewe amasakaramentu. Yewe Aburahamu yarahanywereye, sekuza abizera Isaka arahanywera. N'isezerano rikuru ry'umwana w'isezerano niwe urifite. Umwuzukuru Yakobo yararicukuye nawe muranywa rwose. Abana be Yozefu muranywa, abakobwa be n'abahungu be baranywa, n'abuzukuru ba Dawidi bayanywereyeho. Noneho Yesu rero atanze itangazo rishya. Na Yohana umubatiza yaraje avuga ati nta kibazo muze
abafite inyota n'inzara ariko haje nyirayo, haje nyiramariba atanze itangazo ati iyi nzira ndayisibye, iby'amariba ndayibisibye, ibintu by'amariba ndabisibye, amariba arasibanywa neza, muve hano, muze hano mbereke isoko, muve mu by'amariba, dore isoko. Ese bizaba ryari? Igihe kiraje ariko kirasohoye ubu mwanya, ubu tuvugana wowe uri uduteze amatwi, icyo gihe cyageze ubwo abasenga data bamusengera batazagaruka gusengera kuri uyu musozi, batazagaruka kuvoma kuri aya mariba, ahubwo bagiye kwimukira ahantu ngiye kubabwira. Yego, ku isoko yitwa umwuka, yego, ku isoko umusozi witwa ukuri, kubera ko impamvu ari abo ngabo ari naho bagomba kumusengera. Yego, data yantumye ko nje tuvuganye, nje hano amaye misiyo, ambwiye ko ashaka ko bene abo aribo agiye gukorana nabo, aribo bagiye bamusenga, wiyandikisha mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abaribo bamusenga. Ni hehe mu mwuka, ni hehe mu kuri? Ni hehe mu mwuka kandi ni hehe mu kuri? Imisozi yo wenda imisozi twayibonye, twabonye ko hano hakurya Masoro hari umusozi, yego, hari n'iriba, yego, yasanga bicaye mu butayu pe, yego, basangayo, yego, kariya ni agasozi pe, yego, kandi niyo ukabonye ubona ari keza, wagacukuye rwose, n'iriba rihari yaracukuye, yego, ariko umva itangazo, data arashaka ko basenga mu mwuka no mu kuri, batamusengera hariya. Yego, hari ahandi hantu abashakika mu Baroma 8:14, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ninge nzira ukuri, aho niho nshaka ko bamusengera. nawe ujya kwa data ntamujyanye, mugore nyizera, ndaguha ayo mazi. Yego, ati se aho ntibizamvuna kugerayo, ati nyizera turi hano, ndahita nyaguha, ndayatwara yege. Iki kijerekani ko cyavomagayo kwa Yakobo, ukaba umbwiye ko aya ngaya atagifite agaciro, muramuga ngo ndayashyira mu nda, hanyuma nuyashyiramo wazahinduka amasoko. Icyambere nuzagira inyota ukundi, ariko nawe arahita hahinduka amasoko mu nda yawe. nakunze exchange yabaye, bavuze ati mpereza ibirohwa nanjye nguhereze iby'agaciro, ko tugurane, nicyo bita isoko. ariko barayagundiriye abantu Yesu baravuga ati ibyo bintu uri kuvuga aya yacu yaradutunze, imibereho yacu twayakeshaga aya mazi, kandi ntibyatuvunaga kuko aya mazi Yesu atanga harimo impinduka. ari kubona nibagurana amatungo yabo arapfa. niko kabazo ubundi amazi Yesu atanga ntabwo ibi biryo Yesu atanga n'amazi atanga ntambwa zibije abana abo bakuze bimenyereye ayo imbwa zije abatamo. Umuntu akavuga ati ngewe nimuzi ko imibiri yacu ari urusengero rw'Imana, batari ngwe n'urukodesha nta cyane akavuga ati wambwa ushobora ukarara uje abata muri uyu karaje abata, imbwa zikaraje abatamo muri gato z'abasore no mu maroji, no mu maroji mu gitondo gadasubira ku isoko akavaho. Ibintu bitatu bikwereka ko Imana ikwitaye, kandi imbwa zareze inywa, zirajagatira kwiriba, ibahaye visa irabasamuye, iguhaye imodoka dore iragutabaye, gahita wikorera najyaga njya kwiriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane. Urumva amazi Yesu atanga niko kantu gatuma abantu batayakira, gahita kabwira imbwa ati ntabwo muzongera gusoma kuri aya mazi. Imbwa ze bari barakundanye bashuditse zita zirangira. Ihene aratubwira ati mwahene mwe iki cyanya ntabwo mukirishamo. Isi kiri bavugaga ati bambara ku biti huko, ati huko pa imbwa ako ni ikibazo kiba kiri. Iyo Yesu muyagate ko narogaga biragenda gute waga mwene se n'umwicaye nazabona ubugingo buhora. Cyarunaka nari nagishyize kuri liste yabo ngomba guhitana uyu mwaka. Arundi nateganya kurarana nawe. Ayo baze harunaka ko najyaga muraza kandi ibyishimo cyaka niwe wishyuriraga wanyishyuraga inzu, niwe wagiraga gute, ubu ngubu bigenze gute? Yesu wanyu nawe ikibazo
ayo mazi nari nyakunze ariko ikibazo amazi nazasangira n'imbwa byakwemera nkaguma kwa poso wanjye nkajya nihuza n'amavuta ye ibirere bigakonekana akajya nkunegita ikirere cya poso ariko wibuke ko uyu usesha aya masezerano y'amariba niyo ikibazo kibera nabone nta mikino ihari yatanze umwanzuro ko amariba asibanywe urumva amariba yo yarayasibye nibyo njya mbwira abantu babaye nk'ibirondwe by'indondogozi urumva nyuma y'uko arangije kuyasiba akavuga ati abantu ntibazongeye kuvoma hano hari abandi banze kuza ngo barahuze banga kumva ubutumwa ngo bari mu mirimo myinshi ngo babona ngo barahuze batigeze bamenya ayo makuru bagakomeza kuza baza kuvoma kuri ya mariba yayandi Yesu yavuze ko nta muntu uzongera kuyavomeraho abo bantu rero n'ubundi baracyahanyanyaza ariko baracyafite ya makuru y'ikirondwe cy'indondogozi ngo cyumiye ku kandi nk'ariwe kera amariba yarasibanywe n'uwari warafashije abantu kuyafukura yavuze ko birangiye ariko abantu bagakomeza kujya gukonoza niyo mpamvu basangaho imisundwe bagasangaho iki byose bagasangaho ibindi bintu byinshi cyane bibi abo ngabo hari n'igihe n'intare zizabatanyagurizayo kavuga ati ariko aya ngaya bavuze ko muyadusigira kuko urumva ahantu hari iriba rya Bikizenga ntuzasanga yewe za malariya ubundi mwebwe ikintu nazanye hari abantu bajya kwiriba bakajya kurira imitsima no kunywa amaraso y'umwana w'intama w'Imana kandi yarasibwe ngo mwene abo ngabo babikora bakinata ngo barasinzira ngo bahura n'ibitotsi ngo niyo mpamvu usanga benshi barasinziriye kandi bagahora barwaragura ariko Bibiliya ivuye yo gusinzira bivuga neza ari ikindi gusinzira nyine ubwo ari ugusinzira ni bamwe nibo tubona kuri za ndirimbo baririmbiye bajiza aruhutse inshuti asinziriye sawa urumva Yesu atanze itangazo avuze ati abafite ubwenge nimuze mujye kuvoma ku isoko ibintu by'amariba mubirekere izo ntare mubirekere izo mbwa mubireke ikibazo hari abantu bari guhurira n'intare n'imbwa n'iki byose ku mariba kandi Yesu yababwiye ko iby'amariba byasibanywe bagomba kujya ku masoko ahubwo hari intare zigiye kujya zibacagagura zibacamo kabiri bitewe zibabaza ati ntabwo mwumvishe itangazo izi ntare buriya zigiye kuzajya zibabwira ko amatangazo yatanzwe twarasangiraga ariko ubu ngubu byaracangutse yego abakristo kandi Yesu yishakiraga umusamariyakazi ntiyashakaga intare y'Isamariya ntiyashakaga intare y'Isamariya yashakaga umusamariya wari wifitiye batanu yego none rero intare bazisigiye ahantu hazo zigomba kubikora uko zibyumva ariko hari abantu bakiri hari abasamariyakazi bakijya kuvoma muravoma iki ko amariba yazibanywe ngo turacyashaka gukora indi byarangiye kera ejo natashye ndi kumva indirimbo nuzura umwuka wera uri kumva gorogota gorogota musozi unera kwibaza umusozi w'agahinda umusozi w'umubabaro sinzi n'uwizi ya Besareli uri kumva bitavuga ariko uziko baririmbye kera baririmbaga uri kumva ku mariba nta kibazo cyari gihari urabona ko Yesu atarafitanye ikibazo n'umusamariya bitangiye kuba Yesu agiye kuvomera ku iriba ashaka amazi kugira ngo bamuguranire none uyu munsi hari abantu bakijya kuvoma ku mariba abantu bafashe imirasire ya mirasire 7 baracomeka wacyashaka ngo kuvoma amazi urayakura Yesu aravamo nta makuru bamenye nyine ni bya birondwe by'indondogozi njye nababoneye urugero rwiza noneho kuri 25 ngo umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo kandi ubwo azaza azatubwira byose Yesu aramusubiza ati nigewe tuvugana Robert uri kuvuga ibiki masengesho ibyo uri kuvuga ni ibiki ko Yesu azaza baratubwiye ngo Yesu azaza ni Imana y'imbabazi ni y'urukundo umwuka wera ibiki byose Imana izadutumaho natwe izatuma poso Yesu arababwira ngo burya si masengesho wavugaga burya si Robert ni njyewe tuvugana urava kwiriba ujya ku isoko cyangwa uraguma kwiriba ibintu ni bibiri hari abantu bategereje ibintu nge narababwiye ngo ari Robert uvuga narusha Korode kuvuga nge narusha Gasuku babwiza ukuri ari Robert uvuga niba mushaka ko Robert azavuga ninde nyoza mufite hano mu gihugu ra niyihe nyoza mufite ya mbere nge nayirusha
hari ikintu nakunze kuri 28 aravuga ngo nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose. Gahunda yatangiye murebe ariko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. Barahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati mbese hari wamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka. Haleluya. No kurangiza umurimo we. Umugore rero bamaze kumubwira amakuru y'isoko, itangazo rimaze gutanga mu kanya tumaze kurya Porodini. Yego. Ahita avuga ati ibi bintu kumbi niwe twavuganaga. Nari ntegereje ko Imana izatuma abahanuzi baza bavuga ati iriya iravuze. None kumbi burya ni Kristo twavuganaga. Nimba ari ibyo ngiye kubwira abo nasize, babwire nabo baze barebe. Abantu bari kunywera kuri ya mariba ko nasize bafata ibijerekani bagiye kuza nabo kuvoma. Oya tuye tubakubitanira. Hari none nsiza aryamye tujya tuvomana. Ngiye kubabwira babwire inkuru nabo baze barebe. Haleluya. Ubundi umuntu warangije gukizwa agomba kuvuga Yesu. Nimba ugira isoni zo guhamya ugahamya uwo wamenye nuko utari wamumenya. Umuntu ugira isoni zo guhamya Kristo we ijambo niko rivuze. Ravuze ngo nimutinya kumamya mu maso y'abantu. Nanjye ubwo gahunda nanjye nzabishyura. Nzatinya kubahamiriza nzabishyura n'abamarayika. Ni ukuvuga ngo uyu mugore amaze gucengerwa n'ubutumwa, icyambere ngo yasize ikibindi. Aba bantu uko bagumanye ibibindi byabo babishyize hasi bakajya kuvuga ubutumwa bwiza. Icyo kibindi kikubuza kugenda. Urabona wajya mu bivuga butumwa ufite ikibindi wafomeragamo ibirohwa koko nibibaho. Ibyo bibindi ntabwo batujijisha, ntabwo uzasambana ngo nabwirize ntibibaho. Bazagufatana icyo kibindi ahita kigendana kajya mu ivuga butumwa ariko n'ikibindi ari nacyo akaba gifite. Urumva ndarivuga ariko uwo murimo w'Imana ndawukora ariko iki kibindi ntabwo nagifite. Icyo cyagiye kimpahira. Reka nkubwire mama, bwire papa, muvandimwe nkurikiye, siga ikibindi ujye kuvuga inkuru nziza ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Genda ubyawe n'Imana, ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Shyira inzangano zawe hasi. Izo nzangano zawe nizo zakugiraga uwo wari uriwe kera ukivomera kuri ayo mariba to bamwe wasangiraga n'imbwa. Ariko noneho ubwo ubaye umuntu wa Kristo, siga icyo kibindi cyawe cyavomaga ibirohwa. Siga izo nzangano, siga iryo shyari, siga ubwo bugome, siga ubwo ayo moko. Siga ikibindi ugenda ubyawe n'Imana, ukijijwe rwose. Ngo aragenda abwira abantu inkuru nziza. Abigishwa be nabo baba baraje ngo baramubwira ati se bundi wabanje ugafungura. Arababwira ati hari icyo mutazi, mfite ibyo kurya mwebwe mutazi. Ese tumaranye imyaka 3 ujye uratwibeta katwibeta ukarya. Twebwe twoheje kujya gushaka amandazi mu mihana, kumbi wasigaye wibese ukarya. Ibyo byo kurya twe tuzi ko udukunda. Ibyo kurya utaduhaye muri imyaka 3 yose tumaranye nibyo kurya bwoko ki? Wese arababwira ngo rega mwivunika, ibyo kurya byanjye ni ugukora. Rega mbabwire abantu b'Imana bari muri Kristo Yesu bafite ibyo kurya mutazi. Ibintu bitunezeza ntabwo ari byo bibanezeza. Nimba munezezwa n'amandazi, twe dufite ibyo kurya mutazi. Iyo twabwirije umuntu agakizwa, iyo niyo massage yacu, iyo niyo sauna yacu. Uri kubyumva? Aho niho ibyishimo byacu biri. Donc swingi zacu zibaho. Swingi zacu naho zibi. Hata ariko bira birokore bibaho. Se kuvuzano. Ngo ndibijya ku musatsi banaga bafite. Waraza kogoshara. Ariko naho aho. Uri bariya babaho bati nta kigenda cyabari. Reka twe dufite ibyo kurya mutazi, kandi ibyo kurya byacu ntitubibahisha. Ni ugukora umurimo w'uwadutumye no kuwusoza. Kubera turabizi ko dufite igihe gitoya. Impamvu tutaza kurata amazu, yego. Impamvu tutaza kurata abagore beza, yego. Impamvu tutaza kurata amamodoka, yego.
impamvu tutarata ibyindi byirato byose nuko dufite ibyirato bisumba. Ubundi iyo turi kwirata waducunguye, wadukuye kuri ibi biroho, tuba turyohewe. Iyo tubonye umuntu waje akatubwira ati mumpereze, ibyishimo byacu naho ngaho bishingiye. Umuntu yigeze kumbaza atari ku bundi nkawe n'iki mu buzima bwawe kigushimisha kikagushimisha. ndamubwiye njye nishimiye iyo nuzuye umwuka wera, mfitanye ibihe byiza n'Imana, nongera kwishima nk'iyo umuntu ambajije yari akeneye ubufasha nkabona icyo mufashisha, niho ibyishimo byanjye biba. Yumva nta kantu ko kunywa nkizemo, yumva nta ndayi y'amatayi ijemo, yumva nta gisope, nta kimasuro, nta komedi. hobi zacu naho ziba kamwe koko ubundi muba muriho tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abakene ariko turabatunzi, tugaragara nk'abagiye gupfa ariko ntabwo twari twapfa, nubwo twaboneka nk'abantu basuzuguwe ariko turi abanyacyubahiro, dufite agaciro mu maso y'Imana. ibyavuzwe haleluya, Imana ishimwe, naho tubarushiriza. Ni niyo mpamvu tutareba ibintu nk'uko abandi bantu babireba, ntitubivuge nk'uko babivuga, ntitugende nk'uko bagenda. Ni ukubera ko hari ibindi byo kurya twebwe dufite, hari isoko tuvomaho tudasangira n'imbwa. Niyo mpamvu abantu basangira n'imbwa bavuga ati abantu bafite ibibindi bavomesha, bariya abantu birwa bagenda hariya. Rega buri uriya Musamariya yateye Yesu ingingo ikomeye, amubwira ati ko se ubundi nkawe nta kibindi ufite, uri kuvuga ngo uratanga amazi, ubundi nkawe uyavuga. Ako Yesu hari akantu Yesu yanyigishije njya ngakoresha. Hari igihe mpura n'Umusamariyakazi avuga ati uraho neza, wambaye ukambwiza ibintu by'abahamya bawe nkumva ukuntu bimeze, nkumva niba nanjye nabiyoboka. Akana kantu Yesu yanshyizeho nanjye nk'umusiramu avuga ati wambaye ukanoresha nishada niba ari iki, twarangiza twakinjiramo neza ko numva hari isoko iri kukuvamo, ko numva ifite isoko itandukanye yacu wari urokora bagiyenzaga ariko wamanje ukambwira ubwiza bwa Mariya n'impamvu mumwizera tukaganira, navuga ku isoko nabonye akaba ariko wamaye kuri ayo mazi nkinyweraho nanjye. Rero bene data nshuti z'umusaraba, bakunzi bacu, nshuti zacu, uwo tubabwira, nakunze ukuntu Petero na Yohana ngo bageze ku irembo ryitwa Ryiza, ubasanga umuntu wavutse aremaye, basanyuze ukuntu bamubwiye, bamubwira ati wasabirije turabibona, natwe no kudusaba kashi nazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha, dufite ikintu kiruta ibyo bintu byose. Igihe wicariye aho ngaho dufite imbaraga ziguhagurutsa, ariko si ugupfa kugitanga, ni ukubanza gutumbira tukareba kugezayo neza ku musaraba. Ariko rero birakomeye, ntago buriya icyo dufite gipfa guhagurutsa kuko abazi ikintu kitari ifeza ntikizi bizahabu, mushaka kuma ngeyo nicaye hano bacaka ifeza, bacaka n'izahabu, iyo kintu kitari ifeza nshaka n'izahabu mugomba kumpa, nicyo cyatumye atumbera, mukanakimpa ngomba gutumbira n'igiki, ngo baramubwira ati we dutumbire, ese murakima sangahe, ati ku isaha ugeze ku isaha yo kugihabwa, mubibwirwa n'ikisi dukurikije konegisiyo yawe yo gutumbira nitubwira ko watumbiriye. Urumva cyatangiye gikeba gusa, kiriya ku ruhande ati nuri yaracitse kandi yajyagamo, nuri yaracitse. Urumva umuntu uri ku nzira ijya ku rusengero, hafi y'urusengero hari abantu bari guparika, bari ku giti byose baraza bamunyuraho, ubundi niho yakuraga amarungu. None umuntu wamubwira ati tumbira, kandi ubwo ari butumbire nta kindi wemerewe gukora, aratumbira akabona nciyeho, bavuga ati watumbire, ariko akavuga ati ugihuzagurika ntabwo twe twakiguhaye, ngo aratumbira ngo Petero agera ku rwego, abona ko uwo muntu ngo ageze ku rwego rwo guhaguruka. Hari abantu banga gutumbira bagahugumiza bakebaguza, bakaba bati tuzasenga tuniba, tuzasambana dusenga, tuzagambana dusenga, maze barangiza akavuga ati ku rusengero ba Petero na ba Yohana ntabigeze bahaza, ntabwo bari abantu ijambo bavuga ryagukiza, ari amasengesho yabo baba babeshya, ntabwo bagusengera ngo ukire, ahubwo ikibazo si abanyamasengesho, ikibazo si Petero na Yohana, ikibazo ni uwanze gutumbira bagere ku rwego rwo
bwo guhaguruka uko ubutware buri muri Petero na Yohana bukora ari uko ijuru ritanze komande rikavuga ati namubonye uwo nguwo nabyemeye yakijijwe yatandukanye n'ibyo twamwumvishije nimukora icyo twabatumye hanyuma twebwe rero turi abantu bashyira mu bikorwa icyo Imana ivuze ntabwo turi abantu barema ibikorwa bashyirishwa mu bikorwa ngo tuzane amarangamutima umuntu rero natumbire Imana ishimwe cyane rero wenda turasoza ariko mu gusoza byarangiye umugore agiye azana abantu ngo Yesu ababwiriza ijambo ry'Imana nakunze ijambo ribivuga ngo nuko arangije asibirayo haleluya ahita abwira abigishwa barababwira ati gukomeza urugendo tubireke hano hantu ndabona abantu noneho gahunda ibivomesho batangiye kubitereka hasi ndabona babiteretse hasi baje kukunywa reka tubanze tubaye Yesu ntajya asiga umuntu ufite inyota umuntu ufite inyota amuhera ubuntu ariko ntajya amusiga akiyifite agomba kumanza akaguha iwawe akahasibira neje akahasibira natangariye Yesu ngo yagiye mu mudugudu w'iwabo yakora igitangaza akavuga ati kosogosha abo kwa runaka koko bashiki bawe bari hariya barandagaye rumuna bawe gabariya uri kuza udutubura ngo Kristo ngo Mesiya watwitse watumaze ahubwo nkawe koko ngo Yesu arabareba Bibiliya ubwayo iravuga ngo ntabwo yigeze akorera ibitangaza mu mudugudu w'iwabo ngo kubera yuko batamwemeye ahubwo ahageze abantu bakamwemera ngo niho yakoreraga iki ibitangaza rero bene data shuti z'umusaraba wasanga urumvira ijambo atari n'uvoma kuri aya marima ya basogokuru ubu wabona umurundi agiye gukizwa abanyarwanda bakanuye amaso arafata utuye hariya hirya indera ase ubuze abangaba baratubwira iki ntabwo duturanye ntitubabona n'amagende yaba wenda ari aposo runaka wari ubivuze njye nkunda iyo kanaka yavuze nuko atavuga nk'ibyanyu yaba ari babivugaga tewe rwose utuye hariya ariko ngo Yesu asibira abantu rero bagiye kumvira Yesu agomba gusibira iwabo kandi azafata umwanzuro wo kuhava ari uko namwe abahaye ubushobozi bwo kugira ngo mujye guhamagara abandi iyo uvuze Yesu neza nimba ushaka gutindana na Yesu muvuge neza muririmbyi uzi umwuka yaravuze ngo ninezwe umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mwijuru mubwirijwe nawe abantu baravuga ngo ariko ubwo umuntu abimenya gute ibyo muvuga mubibwirwa n'iki mubigeraho gute wowe mari igihe wejejwe umutima uzunguka ubwenge iyo wejejwe umutima ukamara igihe wunguka ubwenge icya kabiri ntazahwema kubabwira Yesu yaravuze ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima uyu mugore yarangije guta ikibindi cye akumva ubutumwa bwiza agahabwa isoko nziza atangira kuba umushakashatsi umuntu wese wizeye Kristo yinjira mu bushakashatsi nta mushakashatsi wicara ngo bamupakiremo ibyo bamupakiyemo gusa atahe nta kubaza ngo ibi n'ibi byagenze gute ahubwo ataha ajya kwishakashakira kavuga ati reka numve ibyo masengesho yarari kuvuga niba bihuye reka njye kwanariza kambigenzuza ijambo nere nk'abiberoya bakuza mushakashatsi kagira ibindi bintu avumbura kagira agasenga kavuga ati masengesho ntabwo yangereye ku ngengo neza kanjye muri Bibiliya ndi kumva bitarimo reka nsenga umwuka w'Imana nsobanurira umushakashatsi ni gutyo amera umushakashaka uko mwamenye ibyo umwami ashima umukristo utari umushakashatsi azaguma ku ruhu inka yarariwe kera azaguma kujya kuvoma ku mariba yatobamwe yavumwe yasigiwe imbwa n'intuza n'inguru hasigayemo ibiziba n'ibizenga abandi bari kuvoma amasoko ndasoje ndagushimiye wewe wabanye natwe muri iki kiganiro Imana iguhe umugisha murarikire gukurikira ibiganiro byacu nakagaruka shalom naho utaha